nizemo amashuri menshi y'ikintu cyitwa kubengwa, kandi nari umwana ugeze mu gihe cyiza ku buryo umuntu yavuga ngo araza kundambagiza. Ariko icyo gihe ntibyakunze kubera ko ntago byari kwemera, kandi Imana yaravuganye nanjye, yarambwiye yuko nzashaka ku mugabo wa 8. Ibyo bintu byose mbibitse muri jyewe, nagombaga kubanza kwiga ibibengero by'abagabo 7. Anshuti bakunzi ba Yobokamana TV, turabasuhuje mu izina rya Yesu. Kumwe rero mumaze kutumenyera ko tugira gutya tukabazanira umukozi w'Imana maze tukabasha kuganira n'ubu imbere yacu rero muri kuhabona umuntu. Reka tuze tuganire nawe. Mwiriwe neza? Mwiriwe. Makuru ni meza. Tuguhaye ikaze ku Yobokamana TV. Murakoze cyane. Tugiye kuganira nande, mutangira mutwibwira kugira ngo abadukurikira bamenye uwo tugiye kuganira. Amazina yanjye nitwa Ev.Alice, ariko abantu benshi banzi ku izina rya Mimi. Nkaba naravukiye Kanombe, mu murenge wa Kanombe, ni naho mu rugo. Sengera ku mudugudu wa deperi Nyarugunga. Inshuti bakunzi ba Yobokamana TV, uyu ni Alice, akaba akora n'umurimo atavuze no gukora umurimo wuhe mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana nkunda gutanga ubuhamya, nkavuga aho Imana yankuye naho igejeje ikora, kugira ngo bikomeze benshi kandi basubizwemo imbaraga, kuko nta hantu Imana itakura umuntu, kuko Imana ishobora byose kandi n'umukozi w'umuhanga. Bwiza cyane bwamamaza inkuru ya Yesu Kristo. Bakunzi ba Yobokamana TV, uyu nguyu ni Evangeliste Alice, tuzanye ati mu rusengero nkunda guha abantu ubuhamya, nkunda kubakomeza mbabwira yuko Yesu agira neza. N'ubundi tukuzanye kuri kamera za Yobokamana TV kugira ngo abadukurikira bakugirireho umugisha, ubasangize ubuhamya, kuko ubabona inyigisho zikomeye ndetse n'amasomo menshi ku muntu ufite inzira z'igisiyoni mu mutima we. Muri make nahera ku ivuko ryanjye, kuko navutse ndi umwana utazwi. Uyu mwana utazwi rero ni umwana urerwa n'umubyeyi umwe, utarerwa n'ababyeyi 2. Muri make mu Rwanda bari bafite imvugo nyandagazi bamwitaga, ariko turashima leta y'u Rwanda kuko yagiye ihindura imvugo. Yari umwana w'ikinyendara, ariko ubu ngubu Imana twavuga ko yakoreye mu muyobozi w'igihugu cyacu, avuga ko umwana wese uvuka ku mubyeyi w'umugabo n'umugore bakwiye kujya biyandikisha ku mazina yabo bombi, umuntu akabashyiraho. Nanjye rero nabyawe na Mukangwije Bernadette na Sebuhinja Jean Baptiste, barambyara ndavuka. Navutse ndi ikinege, ndabishimira Imana kuba ndiho ni ukubera Imana, ntabwo ari ukubera abantu. Ariko nshima imirimo n'ibitangaza Imana yagiye ikora kuri njye. Imana yagiye inyiyereka, nyigaragariza, nangira primaire, nangira segonderi, nagiye mbona Imana, mbona gukomera kwayo. Imana yagiye ica inzira aho zitari, kohereza abantu bo hanze bakandihirira nkiga, ndarangiza. Ndangije kwiga icyo gihe nahise mpabwa akazi n'umumama uba mu Budage witwa Pisi, amakazi muri supermarket yitwa Michas. Ndagenda ndahakora, naho narahakoze, ariko ndabishimira Imana. n'Imana yagiye ibikora, ntacyo nashinja Imana. Imana yarakoze, ariko Imana yagiye turemera abantu batwita ko turi abana bavutse mu buryo budafite ishusho, ariko turashimira Imana ko ijya iduhereza ishusho. Ati turashimira Imana ko ijya iduhereza ishusho. Nk'umuntu wabayeho muri ubwo buzima, hari inzira ndende wanyuzemo, ukavuga ati nibuka ibi ngibi ko byagiye bingora, nibuka ibi n'ibi, ariko nkajya ngenda ntsinda nesha kugeza go ubu ngubu nyine nshikamye mu gakiza. Udusangiza idonido rwose. Mama wanjye yahereye kugira ngo ashakishe ubuzima bwanjye nabaho, mbone nuko mbaho. Yahereye ku dutunguru twa puwaro yaducuruzaga mu murindi wa Kanombe, kugira ngo mbashe kubona imibereho yo kugira ngo mbashe kubaho. Nkajya kwiga bigoranye cyane, ariko nagiye mbona Imana. Ubwo rero narize nyine, maze kwiga niga segonderi mu cyiciro cya mbere cya troncome, ndakirangiza, njya muri cycle superieur nayo ndayiga ndarangiza. Ariko ibyo byose mbishimira Imana, kuko Imana nawe yagiye imugirira neza mu bukene yararimo, mu mibereho ikakaye twabayemo, n'ubuzima bubi twabagamo. Imana yagiye itwereka ukuboko kwayo ko ari Imana iri mu ruhande rwacu. Gihe kiragera rero nakira agakiza, ndakizwa. Maze gukizwa
gukizwa, nakiriye agakiza nsenyerizwa mu itorero rya Restoration Church Kimisagara. Umupasitori witwa Tito niwe wakundaga kutwitaho cyane twiga segonderi, ariko noneho nyuma yaho nkajya amasengera. Nyuma yaho nibwo navuze ngo uko biri kose, kubera murabizi Imana twakurikiye ni Imana ivuga kandi ni Imana ishobora byose, nibwo yambwiraga ngo ndagushaka mu itorero rya ADPR. Naje mu itorero rya ADPR, nza ku mudugudu wa Nyarugunga ari nayo paruwasi, niho nasengeye imyaka myinshi, ariko ndashima Imana ko Imana yahandindiye. Narahageze niga amashuri Imana yashakaga ko niga. Hari amashuri Imana ikwigisha kugira ngo nawe uzabone icyo uzabwira bagenzi bawe bagasubizwamo imbaraga, ariko Imana yabanye nanjye. Ndashima Imana rero yandinze icyo gihe cyose cyatambutse. Nibwo Imana yampaye ijambo rikomeye, irambwira ngo nzashaka ku mugabo wa 8. Kuri ubwo buhamya bwo gushaka, ati Imana yanzanye kuri ADPR Nyarugunga niga amashuri, ati kandi n'amashuri, ati Imana yabonaga yuko nzajya mbwira abandi bantu wenda bakavanamo isomo rikomeye. Umuntu ukurikiye yakwibaza naye mashuri yigiye mu rusengero, naye mashuri bishatse kuvuga iki? Uradusobanurira neza. Mu rusengero umuntu ajya ahuramo n'intambara nyinshi ariko agakomera. Burya iyo uhura n'urugamba rukomeye mu rusengero ugakomera, burya nibyo biryo by'umukristo. Ibiryo by'umukristo rero kenshi na kenshi ni ibigeragezo umuntu ahura nabyo. Nizemo amashuri menshi y'ikintu cyitwa kubengwa, kandi nari umwana ugeze mu gihe cyiza ku buryo umuntu yavuga ngo araza kundambagiza, ariko icyo gihe ntibyakunze kubera ko ntago byari kwemera. Kandi Imana yaravuganye nanjye, yarambwiye yuko nzashaka ku mugabo wa 8. Ibyo bintu byose mbibitse muri jyewe, nagombaga kubanza kwiga ibibengero by'abagabo 7, abasore 7 bakaca mu maso, kugira ngo mbashe kwiga ishuri neza no kwiga amazina abantu bashobora kukwita mu rusengero kandi ugakomeza ugasenga ntucogore. Ubwo rero igishoro cyanjye nagishoye mu kwegera Imana no gusenga no kubana nayo, nirinda icyaha n'igisa nacyo. Nibwo rero namenye ko no mu rusengero hirya no hino bagiye banyita amazina. Nibwo umuntu nagiye gusenga numva umuntu arambwiye ngo Ikigugu, haguruka usenge. Menya ko nitwa Ikigugu. Ikigugu ubundi ni igishyimbo kigenda kigahera ahantu muri stoke, bagasa nk'abakibagirwaho kikagenda kikahaba kigakomera, kugira ngo uzagiteke gishye ugishyiraho mu gitondo kikaba cyashyana nimugoroba. Ni igishyimbo kigorana cyane ku buryo ntago waba ufite inzara ngo uvuge ngo urarya igishyimbo cy'ikigugoya. Inzara irashira igihe cyahira cyose, kigomba gushya ari uko kibonye gikukuru. Ubwo rero nanjye nyine narahagurutse ndavuga ni Imana ishimwe rwose, ariko magurukana numva mfite agahinda mu mutima. Ndavuga ni kumbi burya bwose nitwa Ikigugu mu itorero, ntabyo narinzi. Ariko uko biri kose narakomeye, rirankomeza. Nanjye mpita mvuga ni Ikigugu iyo kibonye gikukuru kirashya. Rero numva ubwoba burashize, ubuzima burakomeza. Imana yari yarambwiye ko nzashaka ku mugabo wa 8. ni ukuvuga yuko mbere yuko wenda umenye uwo muzashakana habanje gutambuka abasore 7 bagiye baza barambagiza, basa n'abagaragaza ko ari seriye, ariko bikagenda wenda bagusobanurira. Hagendaga haza abasore akambwira ko ankunda, yamara kumbwira ko ankunda kandi ko yumva mu mibereho yiwe yumva twashingana urugo, ariko nkayoberwaho aciye. Ubwo rero ibyo byose maze kubimenya yuko nzashaka ku mugabo wa 8, Imana yabimbwiye. Turabara n'undi muntu twajyanye gusenga ahantu kure cyane hafi y'umupaka wa Uganda, twatashye duseka ukuntu nzagira ikibengero cy'abagabo 7. Ndavuga ni rero birasaba ngo tugire imbaraga z'umutima, kuko imbaraga z'umutima nizo zizatuma tubasha kuva muri uru rugendo amahoro. Uwo muntu arankomeza arambwira ati rero birasaba imbaraga no gusenga cyane kugira ngo ubashe gukomera, kandi ku buryo nubwo wahura n'abo ngabo bakajya bagenda. Umusore iyo yambengaga njye narabaraga nkavuga ngo uyu ni nimero 4, uyu ni nimero 5, uyu ni nimero 6, uyu ni nimero 7. Nkavuga ngo uko biri kose rero ngiye gutegereza nimero ya 8. Imana inumaho irambwira rero ngo nimero ya 8 niza nzabimenya.
nimero ya 8 rero ndayitegereza. Gutegereza ni ukurindira kandi ugahagarara ushikamye udafite ubwoba, utagenda ufata ibyo ubonye, uvuga ngo uko biri kose icyo navuganye n'Imana n'igikuka izagisohoza. Nimero ya 8 ati narategereje kugeza igihe ubu yamaze kuza cyangwa uracyategereje? Nimero ya 8 rero yarabonetse, ibyo mbishimira Imana. Nimero ya 8 nyita ko ari gikukuru yanjye, kubera ko n'ubundi abantu bakunda kunyita ngo ndi Ikigugu, ariko nkumva binejeje umutima wanjye ukuntu Ikigugu iyo kibonye gikukuru gishya, uko biri kose hari icyo Imana yakoze. Nimero ya 8 yarabonetse, ni nayo mpamvu mfite ubukwe kuri 6 z'ukwezi kwa 7, ni n'umunsi w'amavuko wanjye. Nibwo mfite nzabukorera mu itorero rya Bethlehem Church Miracle hari Nyamirambo, niho ubukwe bwanjye buzabera. Iyo gikukuru yanjye niko nyita, kuko ngiye mwita ko ari gikukuru yanjye kuko ari we nimero ya 8. Nyitwa Ndacyayisenga Gaeta, akaba ari we wabaye igikukuru yanjye y'ukuri. Bakunzi ba Yobokamana TV, murumva Alice arimo atugezaho ubuhamya bukomeye bw'iby'Imana yamukoreye. Alice, Imana yari yakubwiye yuko nazo uzamumenya, wabibwiwe n'iki noneho yuko ari we? Impamvu namenye ko naza bizamenyekana cyangwa nanjye ubwanjye nkabimenya, nuko tuzapanga gahunda bikemera. Twabonye rero byemeye n'ibindi byose bikemera, kuko ariko Imana yari yambwiye ngo bizemera. Numva rero nishimwe kuko byemeye, kandi ndabishimira Imana pe. Umuntu wenda udukurikiye ashobora kuvuga ati ese Alice bamaranye igihe kingana iki mu rukundo, bagiye gushakana, mbese bamaranye navuga ko gikukuru yanjye ibonetse haciyemo umwaka n'igice. Aza wenda kubera ko wabaraga wari umaze kubona nyine abasore 7 baragiye, kuvuga ati uyu noneho uje ari uwa 8 uko byasa kose byacamo, yire bihita binahura koko usanga niwe uri mu mugambi w'Imana. Nasanze ari mu mugambi w'Imana kuko yaje nambere ko afite z'urukundo, kandi ari umuntu uvugisha ukuri, urasa ku ntego, icyo yiyemeje aragikora. Kandi uko biri kose yankundiye uko ndi, ankundira ubuzima nanyuzemo bwose, ankundira imyaka mfite, kuko mu buzima bwanjye nakundaga gusenga mbwira Imana ngo Mana uzandinde sinzuzuza imyaka 40. 40 rero numvaga ngo ni abakobwa bakaranitse, nkavuga ngo Mana uzambabarire, uko biri kose umugabo wanjye wa 8 azaze naruzuza imyaka 40. Ndashima Imana rero ko yabonetse n'iyo myaka 40 narayigira. Cyane. Alice, wenda ahangaha hari imisomo rikomeye. Hari abakobwa wenda babona imyaka ibaye myinshi, cyangwa bakabona wenda bafite abantu bamenyana bigapfa bakiheba, bakiganyira, rimwe na rimwe bakava no mu by'Imana bakitwara nabi, bamwe bakishingira, abandi bakitwara ukundi. Tukigufite kuri mikoro za Yobokamana TV, ubutumwa wabahereza cyangwa inyigisho wabigisha ukurikije ubuhamya bwawe yaba ari iyihe? Inyigisho nabwira urubyiruko nuko bagomba gutegereza bihanganye, kandi bagategereza bazi yuko bategereje Imana atari umuntu bategereje, bakihanganira amashuri yose wakwiga kugira ngo amashuri y'Imana ikwigisha ubanze uyafate neza, nawe uzabona icyo ubwira bagenzi bawe. Ubu rero iyo nabengwa inshuro 7 ntabwo nari kubona ikintu mbwira abakobwa bari inyuma yanjye, kuko iyo nanze ubwo buhamya mu rusengero bw'ukuntu maze kubengwa inshuro 7, usanga hari uwabenzwe 3 ashaka kuva muri korari ngo baramvuga, agakomeza umurimo w'Imana kugira ngo ivugabutumwa rigende neza, akavuga ati gusa Imana imbabarire ko nari ncogoye, agasubizwamo imbaraga agakomera. Ishuri Imana yanyigishije ryo kubengwa cyane ntago narigaye, kandi ndabishimira Imana. Ubu nanjye ndabona icyo nabwira urubyiruko, yaba umukobwa yaba umuntu ufite imyaka iri hejuru. Nakare iyo umuntu ategereje Imana ntabwo areba ku myaka, icyo Imana yavuze iragikora, byanga byakunda nubwo byahura n'urugamba, ariko ijambo Imana yavuze irarisohoza.
ubwo ni ubutumwa bwa Alice nyaboneka wowe uri gukurikira Iyobokamana TV. Ubu butumwa rwose ntibugucike kuko ni ubutumwa bwiza cyane. Alice none ati rero ubukwe ufite ubukwe kuri tariki 6 nyine gutanga details z'ubukwe bwawe kugira ngo abantu banabimenye nyine wenda wabona batumiriyemo hari no waba warakubuze ariko ushobora nyine gukurikira iki kiganiro ubundi akaba arakubonye. Ubukwe bwanjye ni ubukwe buteguye neza kuko ari ubukwe Imana yavuzeho igihe kinini. Ni ubukwe nari ntegereje igihe kinini cyane, mu myaka irenga 10 ntegereje iryo sezerano. Iryo sezerano rero nararitegereje kandi ndihangana. Gusaba no gukwa bizabera aho mvuka i Kanombe. Gusezerana ni muri Betelehemu Miracle Church Nyamirambo. Umuntu amanukira kuri wasake, iyo ugeze kuri stade umanukira aho ngaho kuri wasake, hakorera n'umutanguha, uhita ubona urusengero imbere yawe rwanditseho Betelehemu Miracle Church. Naho ngaho niho nzasezeranira kuko nibyo ngibyo byo gusezeranira hanze y'itorero rya ADPR. Nangiye kubikubaza nanjye kubera iki usengera mu itorero rya ADPR ariko ukaba ugiye gusezerana hanze y'itorero rya ADPR? Ibyo bintu niho umusheri wanjye muri iyi minsi asengera, ariko noneho Imana yari yarabinegujeho haciye igihe kinini. Imana yaraneguje irambwira ngo hari igihe kizagera ugasezeranira hanze y'itorero rya ADPR. Irabineguza kuko nakundaga itorero ryanjye kuko nize teoloji nyigira muri ADPR, nigana n'ishuri rya EPK nyigira muri ADPR, ariko noneho gusezerana kwanjye kubereye hanze y'itorero rya ADPR. Nuko Imana yabivuze mbere bitarangiraho kugira ngo mbashe kubyakira no kubyiyumvamo, noneho kugira ngo nibingeraho nzabashe gukomera no gusubizwamo imbaraga, sinzumve yuko atari Imana yavuze kandi ari Imana yavuze. Umuntu yakwibaza ati se Alice ni umuvugabutumwa mu itorero rya ADPR, ukundwa n'abantu benshi, ugira ubuhamya butandukanye, ese hari amahirwe yuko namara gusezerana azagaruka mu itorero rya ADPR cyangwa azaguma nyine muri iryo torero azabasezerana? Kugeza na n'ubu ntago numva ko ndi umukristo wa Betelehemu Miracle Church nk'uko Imana yabivuze yuko ari ubukwe bwanjye ari bwo buzabera hanze y'itorero. Ngiye kubera ubukwe, ariko n'ubu ngubu ndacyari umukristo wa ADPR. Urabona yuko nta bintu by'ibikabyo nashyize ku mubiri wanjye ngo babone yuko navuye mu itorero rya ADPR. Nge ndi umwa ADPR rwose, ndabihamisha yuko umuntu akwiye kuguma uko yahamagawe. Nahamagawe ndi umwa ADPR, n'ubu ndacyari umwa ADPR nubwo ubukwe bwanjye butazabera muri ADPR. Alice umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, mu nyigisho zawe teme ukunda kwibandaho ni iyi? Teme nkunda kwibandaho cyane, nkunda kwibanda ku ijambo rivuga ngo mu mugisha wawe Satani yakatiyemo umutanga bituma usharirirwa, ariko uyu munsi Imana iraguha agafu ko guhumanura inkono yawe. Umuntu aguhaye iminota nk'itanu turimo dusoza, wenda ngo use n'ubwiriza abantu gatoya bakugirireho umugisha. Ndabibona ko nta Bibiliya wagendanye ntaki, ariko nk'umuvugabutumwa turi kubusanzwe unaryigisha cyane, ntabwo wareka abantu ngo bagende byibuze utababwirije wenda aho iminota nk'itanu, cyangwa bashaka ukanayirenza ariko bakakugiraho umugisha. Akira mikrofone. Iryo jambo ndakoresha ijambo nanditse kuri invitation yanjye, ijambo rivuga ngo nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Iryo jambo ryanditswe muri Yobu ibice 42 ku murongo wa 2. Yobu twese tumuzi nk'umuntu wahuye n'ibigeragezo n'amagorwa, imitungo yari afite imushiraho, abana yari afite barapfa, bigera naho umugore yashatse amwihakana, avuga ati wakwihakanye iyo Mana yawe, ni iki cyatuma igukorera ibintu bimeze gutya na gutya bikakugeraho? Iyo Mana yabigukunda cyangwa yabikwanga? Nago Imana umuntu yanga, nago Imana igira urwangano, ahubwo igira urukundo, kandi uwikunda iramugerageza. Ubwo rero hagati aho ngaho iryo jambo Yobu ararisubiza, aravuga ngo nzi yuko ushobora byose. Icyambere cyo yari yizeye Imana ko ari Imana y'inyembaraga.
yizera yuko mu migambi Imana igirira ku muntu ari imigambi myiza. Aravuga ngo nta kibasha kurogoya umugambi w'Imana, nta kibasha kurogoya icyo Imana yakwanditseho n'icyo yakuvuzeho. Nubwo abarozi bahaguruka bagategatega, nubwo abarozi bakurwanya, nubwo abarozi bakugirirayo bakavuga bati uko biri kose ntabwo uriya mugambi wavuye ku Mana, ariko iyo ari umugambi wavuye ku Mana byanga byakunda urasohora. Iryo jambo rero ndarikunda cyane, ni nayo mpamvu narishyize kuri invitation yanjye. Ndavuga ngo nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Nubwo nagiye mpura n'ibintu bigenda bishaka kuzitira umugambi w'Imana, ntabwo byawubuje gusohora. Uzasohora neza rero tariki 6 z'ukwezi kwa karindwi 2019. Ndabatumiye muzaze mwese twifatanye ibyishimo. Shaho shaho. Alice, reka tugushimire cyane kuba wemeye kutuganiriza. Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abere, guha umugisha kandi gukomeze igushyigikire mu myiteguro y'ubukwe buba butoroshye, ariko yatangije umurimo ni nayo izabisohoza. Ibyo yavuze no kubikora izabikora, nk'uko ijambo ryayo rivuga ngo hahirwa uwizera yuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora kandi akagira gukiranuka mu gihe abitegereje. Urakoze cyane, turagushimye. Imana nayo mu ijuru niguha umugisha. Murakoze rwose, namwe Imana ibaha umugisha kuntekerezaho. Murakoze cyane.